Kuki abantu benshi bagize ubwoba bwa Bill Gates nyuma yo kumva ko uyu muherwe yaje mu Rwanda? Kuki abantu benshi bakomeje kuvuga ko uyu Bill Gates ashobora kuba ari umwe mu bantu bari kwica abantu benshi bifashisha inkingo ndetse n'imiti? Nabonye shitani y'abasore. Uyu mugabo mureba ngaha, uyu ni umurozi mukuru. Ni muri babarozi mbabwira bemewe. Kora afite ububasha n'amafaranga. Uyu ni umurozi mukuru. Niba ufite ibi byose nibyo tugiye kuvugaho mu kiganiro. Ikaze. Mufunge Bill Gates, mufunge Bill Gates, Bill Gates afungwe. The things that are out there. Mu bintu byose bishobora kubaho ku isi, n'iki cyateza impfu zirenga miliyoni 10 ku mwaka? Birumvikana ko intambara ikomeye ishobora kubikora, cyangwa icyorezo gikomeye, cyaba icyavutse, igisanzwe, cyangwa icyakozwe n'abantu binyuze mu iterabwoba rikoresha ubumenyi bw'ibinyabuzima, bioterrorism. Iyo icyorezo cyadutse, niba leta zariteguye mbere, zarakoze imyitozo ndetse n'igerageza ry'uburyo zakwitwara, ibyo bizifasha gufata ibyemezo cyangwa se imyanzuro ikomeye iri mu nshingano zazo gusa. Uyu munsi isi tuwe n'abaturage bagera kuri miliyari 6.8, biteganijwe ko bashobora kuzagera kuri miliyari 9. Ubwo rero turamutse dukoze akazi neza cyane mu bijyanye no guteza imbere inkingo nshya, serivisi z'ubuzima ndetse na serivisi z'ubuzima ku bijyanye n'imyororokere, dushobora kugabanya umuvuduko w'uwo mubare cyangwa se ubwo bwiyongere ku kigero runaka. Aya ni amagambo Bill Gates yivugiye ubwe mu mwaka wa 2015 ubwo yari ari mu kiganiro kuri televiziyo ya TED, ikiganiro cyiswe The Next Outbreak, We Are Not Ready. Icyo gihe bamwe mu batuye isi ndetse biganjemo abavuga butumwa barazamutse batangira kwibaza impamvu Bill Gates ashaka kugabanya umubare w'abantu batuye isi. Hari uwagize ati, ndashaka kubwira Bill Gates inshuti yanjye nti ntugerageze kugabanya umubare w'abatuye isi, uzagabanuka ubwawo, ntugire impungenge, kandi birashoboka cyane ko nawe uzaba uri mu bazagabanuka. Kuko ushaka kugusha undi nawe azagwa, ukorera abandi bibi nawe azabikorerwa, uwica abandi nawe azicwa. Imana niyo mucamanza w'ukuri, nta muntu n'umwe ushobora guhunga ubutabera bw'Imana cyangwa urubanza rwayo, nta n'umwe. Bityo rero ntugakomeze guhangayikishwa n'icyo wise gukora inkingo, kuko ibyo ngibyo mwabibye. Igihe cya Kristo nikigera azatuma mubisarura uko mwabibibye. Benshi mu batuye isi iyo babonye Bill Gates nk'umugabo uhangayikishijwe n'uburyo umubare w'abatuye isi ugomba kugabanuka, barangiza bakabona uburyo ashishikajwe no gukora inkingo ndetse n'ibindi byose bisa nabyo byitwa ubufasha, bumva bahangayitse cyane, amabere yabo akikama batonsa, kuko baba bumva nta yindi ntego uretse kugabanya umubare w'abantu ku isi. Uyu Bill Gates akorera mu Rwanda mu bikorwa byinshi binyuze mu mushinga wa Gates Foundation, ikigo cy'ubugiraneza ayobora. Intego nyamukuru y'iki kigo ni uguteza imbere ubuzima, ubuhinzi, ikoranabuhanga ndetse n'iterambere. Mu bijyanye n'ubuzima, iki kigega gitera inkunga gahunda zijyanye no kurwanya malaria, igituntu, HIV, kongera ubushobozi inkingo, guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi ndetse n'abana. U Rwanda rumaze imyaka myinshi rukorana n'iki kigega mu bijyanye n'izi gahunda. Uyu mushinga kandi wa Gates Foundation wazanye ubwenge buhangano mu buvuzi. Mu mwaka wa 2026 ari uyu turimo, Gates Foundation na OpenAI batangije umushinga wa Horizon 1000 ufite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari ugomba gutangira mu Rwanda. Uwo mushinga ugamije gufasha amavuriro gukoresha AI mu gufasha abaganga mu gufata ibyemezo, mu gutunganya inyandiko z'abarwayi ndetse no kunoza serivisi z'ubuvuzi. Gates Foundation irimo ishami ry'ubuhinzi, afite ikigega cye gishyigikira imishinga igamije kongera umusaruro w'abahinzi bato, guteza imbere imbuto n'uburyo bugezweho mu bijyanye no guhinga. Gates Foundation ikorana na leta y'u Rwanda mu bijyanye no guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri serivisi za leta, by'umwihariko serivisi z'ubuvuzi. Mwibuke uyu mushinga wa Bill Gates wa Gates Foundation uri muri Afurika no mu bindi bihugu ni umushinga utarazanywe no kunguka, ahubwo ni umushinga wazanywe no gufasha. Uyu mugabo wigeze kuba umwe mu baherwe b'isi yigeze gutunga mu myaka yashize, kuri ubu ngubu ari kubarirwa muri miliyari 106 z'amadolari y'Amerika. Gusa ubukungu bwe bwamaze gukomwa mu nkokora, ntagakiri ku mwanya wa mbere, ahubwo yaramanutse agera ku mwanya wa 19. Ubu hari
abandi bakire bamuhize nka Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sergey Brin ndetse n'abandi. Gusa abantu ntibabura no kuvuga ko bimwe mu bishobora kuba byaramukenesheje harimo no kuba yaratandukanye n'umugore we Melinda Gates bari bamaranye imyaka igera kuri 27 batandukanye Gicurasi muri 2021. Nubwo abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo byabo bavuga ko uyu Bill Gates ashobora kuba ari umwe mu bantu bica abantu benshi kuri isi ya rurema yifashishije inkingo ndetse n'imiti, ibyo byose nta gihamya bifite. Byose kugeza kuri ubu biracyari inkuru z'ibihuha. Ubushakashatsi nibubyemeza nabyo tuzabibabwira. Nge nitwa Eric Radu, mwakoze kubana nanjye ku Dushya Kingdom. Ni mukande follow kugira ngo mujye mubana natwe hano. Imana ibahe umugisha.